Ndabasuhuje abantu bo ku ibendera ry'Abera TV. Mumeze neza, murakomeye, murashima Imana, natwe turashima Imana. Kandi mbanje kubasabira umugisha wayo unkurikirana, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri Buganda, uri muri Kongo, uri Tanzania, uri Burundi, uri Kenya, uri Amerika, uri Buraya. Igihugu cyose uherereyemo kandi icyo ukora cyose kizajya kikubera cyiza kubw'umugisha wayo. Yego, ndakwinginze rero ngo jya ukanda subscribe, share na comment, unere inkunga, kuko nanjye mba nitanze mbazanira ibiganiro bidashira, ibiganiro bya buri munsi, ibiganiro bibanezeza, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bwayo, byose mba nakoze uko nshoboye kugira ngo tubibone nitukabiburi. Yego, njye uri kuri kamera, inyuma ya kamera ni Solange, imbere murahabona umusore mwiza, muramuzi kandi muramukunda, muramuzi. Eri, umeze neza? Iyi minsi simeze ite? Umeze neza. Yego, ariko ngo muri iyi minsi heza ibigori byinshi. Ibigori bireze rwose kandi biranaryoshye. U Rwanda rurejeje mbese? Yego. Ni ukuri nta kimana itakoze. Ibishyimbo se tuvuga ngo nabyo byareze? Byareze, ntacyo Uwiteka atakoze. U Rwanda rufite umusaruro ubu? Rufite umusaruro, ibintu byose birahari. Imana ishimwe cyane. Iyo umusaruro nk'wabonetse natwe tubaho. Abantu nkatwe duhaha, natwe ako kagori kabisi turakabona, tukakarya, kuko twe ntabwo duhinga, ariko Yesu araduhingira. Rega mudahinze ntabwo twabaho, ntabwo mwabaho, ni ukubera Imana. Yego, n'ibishyimbo na soya. muhinga ibigori N'ibishyimbo na soya n'ibijumba. harya buriya hari iwanyu nabo murabihinga? Duhinga ibigori n'ibishyimbo. Yego, ibijumba byo ntabwo turatangira kubihinga. ntabwo murabihinga. Nabazaniye umuntu wo mu ntara ariko uvuga Imana, uri mu mwuka w'Imana. Muhinga ibijumba n'imyumbati? Yego, byose biba bihari. Byose biba bihari. Ni byiza pe. Ibwira abakunzi bacu. Imana ishimwe kandi agucyubahiro. Nitwa Imana Eric, nsengera mu mudugudu wa Batsinda, paruwasi ni Gasave. Muri iyi minsi rero turi gusengera kuri Gasave, ntabwo tujya Batsinda. Hanyuma rero ubwo ndashima Imana, ndi umusore ushima Yesu. Noruka i Rwankuba, ariya mu murenge wa Kinyinya, umudugudu n'uwa Rwankuba, akagari na Kagashara. Uracyari umusore? Ndacyari umusore. Gusa ufite imyaka ingahe ko mbona ukuze? Mfite 26. Ye, wakuze, ukeneye umugore pe. Ubu nta muntu koko waba ukeneye umugabo ari umukobwa akambabara umusore wanjye ko ari mu mwuka w'Imana, ko Imana yamutoranyije. Imana waba uri umudiyasipora ukeneye umugabo, uri umukobwa, uri umufiyemeri, apfa kuba akunda, apfa kuba wizera Imana, kuko nawe akunda umukobwa wizera iki? Imana, usenga. Kuko nawe ari umukozi w'Imana. Ntabwo waba hari ngo uhamagare nomero, koko vuga nomero tutaranatangira ikiganiro kwanza. Nitwa Imana Eric, hanyuma 0788 972 urumva? 897 Okay, atanze nomero y'igihe tutarinja no mu kiganiro ngo nimba uhari umuhamagare. Ni karibu. Ni karibu rero, dusengera Imana, bwira abantu bayo. Imana ifite imbaraga, Imana yera. Aya masaha turi imbere yawe Imana, tumbuguze gatumbe maso yawe, twebwe tubure agaragare wowe. Twebwe Mana, twe ntacyo turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Duhamagarize abantu kugira ngo Uwiteka abumva ubutumwa ubakize kandi ubarokore. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Ubu se muri iyi minsi ko numva ngo muri ADEPR bari gushesha abapasiteri, bimeze ni ukuvuga ngo ese bashesheje abakuze cyangwa? ni ukuvuga ngo muri iki gihe turimo ni igihe Imana igiye guhamagara ba Dawidi, ni igihe Imana iri gutoranya ba Dawidi ikaba umurimo. Hari abagiye ku pasiteri, barangije kujya ku pasiteri, Imana ibimitse, batangira kwishyira hejuru, ibagirwa Imana yabakuye, ihita ibavana mu nzira, iragira ngo yimike bundi bushyashya. Ubwo Imana igiye kwimika bundi bushya, yimika ukoze bundi bushyashya.
barariye ngo baribagirwa barariye baribagirwa Imana bakwiye kandi mu gihe cy'Abisiraheli Imana yababwiye ngo igihe nimumara kurya mukanywa ntimuzibagirwe dore bavanye mu gihugu cya Egiputa bageze mu gihugu cy'i Kanani ariko mu gihe kuzakigiramo ibaha amasezerano bavuga ngo nimumara kurya ndetse no kunywa mumaze guhaga mumaze no gushira inyota ntimuzibagirwe ariko barangije baribagirwa sibahagera irababwira ngo gusa kubera ko Yesu na Kalebu bari bari inyuma ariko bafite isezerano ry'uko bazayobora ubwoko bwabo hanyuma Mose we Imana iramucyura irangije ibwira Yesu na Kalebu ati mwari mukomeze mwambutse ubwoko bwabo ubwo abandi barariye baribagirwa abandi Imana batamuza abategereje Imana irabambutse bagera mu gihugu cy'i Kanani. ba pasiteri mwihangane mwavanywe ku murimo w'Imana ndabihanganishije mukomeze mwisengera Imana murindire gukora kwayo yego karibu tugezeho ijambo Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri Luka 19:1 ni ijambo rivuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura nuko hari umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi hanyuma arirukanka Yesu ageze arambwira tumva Zakayo ururuka vuba ko uyu munsi mwere kurara iwawe hanyuma abigishwa barabyivotera bati dorere abantu bose barabyivotera bati dorere dore umwami agiye gucumika ku munyabyaha haleluya hanyuma noneho Yesu arangije arambwira tumva Zakayo arangije arahaguruka yakira umwami Yesu arangije kumwakira nezerewe haramubwira tumva umwami Yesu umugabane wa kabiri wanjye ndaho abantu abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimurira kandi haleluya Imana ishimwe Yesu arambwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye tujye gusomana rino jambo hanyuma twumva icyo Imana iri kudushaka muri ibi bihe bigoye haleluya Imana ishimwe iri jambo ry'Imana ni ijambo rikomeye vugira ngo amen uyu Zakayo yashakaga Yesu kugira ngo amubone ariko Yesu akimara kugera kwa Zakayo hari ibintu byahindutse haleluya ngo nuko Zakayo yarangije ngo yari afite ubutunzi yari umukoresha w'ikoro ikindi kabiri yarasoreshaga akunda gusoresha akunda gufata amafaranga y'imisoro ariko dushimiye Kristo tareba nk'abantu haleluya uyu Kristo aritonda aragera arangije ahindura umutima yari afite ubutunzi bw'isi ariko ubutunzi bwa Kristo ntabwo yari afite hari abantu tugira ubutunzi bw'isi ariko ubutunzi bwa Yesu ni twe tubufite haleluya ndabwira wowe uri kunkurikira ndakubwiye ngo ukurikira Yesu haleluya uyu mutwe w'iri jambo ni umutwe uvuga ngo kurikira Yesu vugira ngo amen kurikira Yesu akugirire neza haleluya distango be watanga ngo nuko Yesu akimara kugera kwa Zakayo yari afite amakuru avuga ko Yesu akiza avuga ko Yesu abuhora avuga ko Yesu atabara avuga ko Yesu akura umuntu urupfu yarangiza akamugira neza avuga ko Yesu ajya arokora umuntu akamuvana mu byaha haleluya haya makuru yamugezeho akimara kubona Yesu hamwe n'abigishwa ngo nuko aragenda ariruka akimara kwirukanka aragenda abyigana mu bantu benshi cyane barabyigana akimara kubyigana birambwira ngo akimara kubyigana arangije ngo abantu bari bari aho ngaho benshi bari kumwe na Yesu baramusunika kuko bari bamuzi mu mudugudu wabo muri karitsiye yabo bari bazi ko Zakayo ari umusinzi bazi ko Zakayo ari umunyabyaha ariko dushimiye Yesu tareba nk'abantu haleluya oya turamushimye Yesu ntabwo areba nk'abantu iyo abareba nk'abantu ntabwo yakurokora iyo areba nk'abantu ntabwo yagutabara iyo abareba nk'abantu ntabwo yaguha agakiza haleluya sanga Yesu akugire neza sanga Yesu agutabara Imana ishimwe amaze kubona atari bubone Yesu arirukanka ajya imbere arirukanka haleluya yurira umuvumo birambwira ngo akimara kurira umuvumo ngo nuko arasenga ahamagara Imana kimara kwiyamagana ngo nuko Yesu yari kumwe n'abigishwa ngo arabakatana abayoborwa n'abantu bajyanye aragenda aramubwira tumva Zakayo haruruka vuba kuko uyu munsi mwe kurari wawe oya ururuka vuba ba Margarita cyambere nubwo babyanze ko ngutaba ariko uyu munsi ndarari wawe haleluya
Yesu yabwiye abigishwa harababwira ngo nkunda bankunda kandi abantu bashakana umwete abangaba nibo bazambona. Haleluya. Washakana Yesu umwete umva uko nkubwiye mushakana umwete arakugira neza, mushakana umwete aragutabara, mushakana umwete ntacyo umuburane, mushakana umwete araza kugire neza, araza gutabare bose babiri. Imana ishimwe. Ngo nuko Zakayo akimara kumva ibyo Yesu avuze, kimara kumva uko Yesu amwakiriye, kimara kumva uko Yesu ambwiye ngo nduruka ndari wawe, haleluya, aramubwira atumva databuja. Haleluya. Bigishwa babanje kubyivovotera, dufite abantu bivovotera Imana n'ukuri barahari. Haleluya. We dufite abantu bivovota, dufite abantu batemera ko Imana yadutaba, dufite abantu batashaka Imana yatugira neza, dufite abantu badashaka Imana ari cyo yakora, dufite abantu badashaka ko Imana yatuvana mu rwego itujyane mu rugo. Haleluya. Ariko Yesu arangije aramubwira tumva Zakayo n'ukuri uyu munsi ndarari wawe, nitaye ibyaha byawe, nitaye ukuntu uri umusambanyi, nitaye ukuntu uri umujura, nitaye ukuntu wabiciye, ariko ndarara iwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Edi wizimene kite Yesu arari wacu, Yesu arari wagira ibintu akora, Yesu arari wagira amateka ahindura, Yesu arari iwawe agukiza ubwo burwayi buri mu nda, Yesu arari wawe akurokore. Haleluya. Ngo nukabigishwa kimara kubyivotera ngo Zakayo arahaguruka mwakira nezerewe, haramubwira atumva mwami Yesu. Haleluya. Mugana kabiri ibintu byanjye ndaho abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimurira kana. Amen. Kugira ngo amen. Umuntu wese nambuye ndaza kwimurira kane. Yego. Nimwihangana. Abantu babajyanye ibyanyu Yesu araje abariri, Yesu araje abishyuye, Yesu araje abataba, Yesu araje abarengera. Haleluya. Wa Yesu araje kugira ngo amina. Ngo Yesu aritonda aramureba, haramubwira atumva Zakayo, agakiza kaje muri inzu kuko nawe uri umwana w'Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza cyari kizima. Haleluya. Dushakane Yesu umwete. Kugira ngo amen. Dushakane Yesu umwete n'ukuri kugira ngo amen. Ushaka Yesu mushakane umwete, mushakane umwete arakugira neza. Ushakane Imana umwete kugira ngo amina. Shakane Imana umwete hari ibyo ari gukora. Shakane Imana umwete hari amateka ari buhindure. Shakane Imana umwete hari ibintu ari bugukorere, hanyuma abantu bose babone bamenye karima kugira ngo amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Ndabwira wowe uri kunyumva, shakane Imana umwete, shakane umwete, shaka Imana umwete. Haleluya. Wishakane umwete Imana ishimwe kugira ngo amen. Zakayo yashakane umwete, hanyuma kurira umuvumo ni ugushaka Imana. Haleluya. Abantu batabizi bamenye kurira umuvumo ni ugushaka Imana. Abantu bari gushaka Imana ariko bagashaka n'ibintu. Haleluya. Bantu turi gushaka Imana ariko Imana tukayita. Haleluya. Twarangiza tukimura Yesu tugashaka ibindi. Haleluya. Yesu arangije aramubwira atumva Zakayo, oya ururuka vuba, nitaye ko bavuze, nitaye ko bagututse, ariko ururuka vuba kuko uyu munsi we kurari wawe. Haleluya. Yesu yarayi wawe hari amateka y'indura, Yesu yarayi wawe hari ibintu asobanura, Yesu yarayi wawe hari abademoni Imana ikuraho, Yesu yarayi wawe. Haleluya. Haraza gutabare bose babiri. Haleluya. Reka Yesu arari wawe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kugira ngo amina. Amen. Ndabwira wowe ureba ukabona nago bikunda. Ndabwira wowe ureba ukabona n'amateka Imana iri guhindura, we shakana Imana umwete. Haleluya. Yesu arari wawe. Tugiye gusengana muri iri jambo kugira ngo amina. Tugiye kubwira Imana, tuyibwire ngo Mana, abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Haleluya. Tugiye kubwira Yesu arari wawe. Yesu yarari wawe. Wenda bwira uwo mugore Yesu narari wawe. Yesu narari wawe. Umugabo udafite agakiza Imana irakamuha. Imana ishimwe kugira ngo amen. Yesu narari wawe urwaye Imana iragukiza. Yesu narari wawe utarashaka Yesu araguha umugabo. Yesu narari wawe wowe uri umukene Yesu ari cyo ari bukore. Mbega Yesu reka arari wawe, hanyuma abagututse abagufashe ijambo Yesu abemeye.
abantu bakuvuze kuva kera Yesu abemeza haleluya hari cyemeza abantu nuko Yesu azakabemeza yarangije kubemeza abantu barakwemeza haleluya ariko Yesu reka ari wawe tujye gusenya muri iri jambo kugira ngo ame tugiye kubwira Imana Yesu ari wawe Yesu arare iwawe Mana yacu Mana ikomeye uri data wa twese mwiza urashoboye kandi urahambaye aya masaha turasenze turagwamagaye dusengeye aba bantu nubarengere kandi ubatabare abantu bafite ibyifuzo bitandukanye ndabasengeye mu izina rya Yesu rifite imbaraga nubarengere Mana nubatabare nugire icyo ukora nurengere mu izina rya Yesu rifite imbaraga aya masaha ndabasinganyishije sengeye abarwayi nubakize Mana sengeye abashumeri wakaze kukurima rerebota ya sire aya masanda kwingiye izina rya Yesu uri Imana ifite imba rerebota ya sire reforewa uri Imana nini kotawaya rebokota yini urakoze papa duwabe ngima haleluya reforewa nini waya nini kotawa rebokota yini ati bana banje ati nduwiteka reforewa nini waya nini kotawa rebokota yini ati ndi Imana iri kumwe nawe rere forewa nini waya nini kotawa reba kotaine atendize nje kubarengera musobire rere forewa nini waya nini kotawa reba kotaine nje guhemba no guha haleluya rere forewa nini waya nini kotawa reba kotaine nkabwira abarwayi ati yemwe nduwiteka ndakandakanze rere forewa nini waya nini kotawa reba kotaine nkabwira wowe penda gusohora mu nzu nduwiteka ndakwishyura haleluya rere forewa nini waya ndakwishyuriye rebo kotawa nini kotaine kuko ndima rere forewa nini waya nini kotawa rebo kotaine nkabwira Masonia ati mwana wanjye ati ndima rere forewa nini waya nini kotawa rebo kotaine nduwiteka aho ndi mu ijuru ngurindi abantu rere forewa nini waya nini kotawa rebo